urabona ubwo abagize iyi leta dufite bateraga igihugu ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 muri 1990 bateye bavuga ko baje kubohora igihugu cy'u Rwanda. Hari umupapa waje mu gihugu cy'u Rwanda ajya no mu Burundi, urumva mw'icyo gihe ubanza yaragiye no muri Kongo. Hari ibintu yaraje gutegura bucece, shaka kubwira abanyarwanda ko atarazanywe n'amahoro, ahubwo yarazanywe no kwatsa umuriro, kandi uwo muriro waratse. Musinga yaciwe na Kiliziya Gaturika babicushije muri Leocras w'umubirigi. Rudahigwa akicwa ku mabwiriza ya Musenyeri Perode. Kayibanda na bamwambutsa bo mu Burundi na Rudoviko Rwagasore bakicwa ku mabwiriza ya Musenyeri Perode. Abanyarwanda dufite akazi tugomba dushinzwe n'Uwiteka tugomba gukora, kandi tukagakorera isi dutuye kazatuzanira umusaruro uruta buriya butaka twirukankira. Habyarimana ubwo iyi nkotanyi zari zimaze gutera igihugu, hari ukuri kwacecetswe kutagira ingano kandi kwagombaga kugirira umumaro abanyarwanda. Perezida Habyarimana yahaye amabwiriza ingabo ze ko zitagomba kurwana zirenga imipaka y'igihugu, kuko yabahaye amabwiriza yo kurwanira imbere mu gihugu. Noneho bamwe mu ngabo bamusaba nyine bakamuha amakuru yuko igihugu cye kiri guterwa n'Ubugande, igihugu cyabo kiri guterwa n'Ubugande. Ariko abaha amabwiriza babwira ngo umwanzi mukuru ari imbere ku butaka bw'u Rwanda. Ntago ari bo bakoze jenoside, ariko nibo bayiteguye, nibo bayiteguye kuko ibimenyetso birahari bifatika. Ikaze bakunzi b'umwene gihugu Official TV, tubifuriza ibihe byiza muri hirya no hino aho muherereye, waba uri mu Rwanda cyangwa hanze yarwo, Majyaruguru, Amajyepfo, Uburengerazuba n'Iburasiro bwaryo, muri izo nce zose uko ari enye zigize isi. Reka tubifuriza ibihe byiza. Duhora tubibabwira rero ko ibiganiro byacu ari akagaruka, turagarutse. Uyu munsi imbere ya kamera Nerike igira neza nkuko mumubona. Reka tumuhe ikaze Eric. Okay, murakoze cyane umwene gihugu Official. Nanjye ndasuhuza abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abari imbere mu gihugu n'abari mu birere bine by'isi aho baba ari hose. Kabisa mukomere abanyarwandakazi. By'umwihariko nanasuhuza n'abarundi kuko n'abavandimwe bacu, turabavandimwe bya hafi ku rwego rwo hejuru. Turabavandimwe, nta turi inshuti z'akadasohoka buriya n'akabisi n'agahiye turagasangira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bose rero abarundi n'abarundikazi aho muri mwubahwe, turabubashye kandi turabakunda nk'abanyarwanda nyine. Ni ubwo mbivuze mu izina ry'abanyarwanda bose, turabasuhuje, ndetse n'abandi baturanyi b'igihugu cyacu bumva ikinyarwanda n'abakunda ukuri bose n'abazakurikirana ibi biganiro. Kabisa Uwiteka akomeze kubana namwe twese, dufatanize hamwe mu guhugurana kugira ngo ahazaza h'ibihugu byacu, ahazaza h'akarere dutuye harusheho kuba heza, nta mbogamizi, nta gicu, nta myotsi, ari ikirere koko gikenkemuye, kandi tukagira ibihugu by'icyatsi kibisi hasi ku butaka. Urakoze cyane, urakoze no kunyibutsa abarundi nari mbibagiwe, ariko nkunda kuvuga ngo aho aherereye hose yumva ikinyarwanda. Ubwo n'abarundi ndatekereza bahita biyumva. Hanyuma rero nyine tunabasaba gukomeza gukora subscribe, gusharinga ibiganiro byacu, gutanga ibitekerezo bya bindi bidufasha nyine kubaka igihugu, guhwiturana, gukosorana, kugirana inama kugira ngo nyine tuve ku rwego rumwe tujye ku rundi. Reka twizere ko rero bazabikora. Reka tunabasabira umugisha, twiyambaza Imana. Uwiteka Mana igira neza, twongeye kuza imbere yawe, turaje ngo ukomeze uduhundagazeho imigisha yawe, ibitekerezo bitandukanye dukomeza gusangira, haba mu biganiro dutambutsa, haba mu babikurikira, haba n'ibindi bitandukanye hirya no hino. Turagusabye ngo ujye uza ukomeze utubere umusobanuzi, utubere umuyobozi, utubere byose, kugira ngo turusheho kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Dusabiye umugisha nyine abakomeza kudushyigikira,
haba mu kuduha ibitekerezo, abaduha subscribe, abatanga ibiganiro byacu kuri bagenzi babo. Komeza ubasesekaze imigisha kandi natwe duha imbaraga zo gukomeza kugira ngo umusanzu twiyemeje gutanga dukomeze tuwukomeremo tubifashijwemo nawe. Urakoze kubyumvishe rero, tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen amen. Ikaze nanone rike mu kiganiro, Imana yamaze kubiha umugisha. Hanyuma rero amakuru y'iminsi, amakuru ni meza pe, ntako bisa. Ijuru riratanga icyizere. Muri make navuga ngo inyenyeri y'intsinzi ku bazi kuyireba, inyenyeri y'intsinzi mu gutsinsura ikinyoma, imigambi mibisha ku bacu, ku banyarwanda muri rusange nk'uko twabivuze n'abarundi, no mu karere muri rusange. Inyenyeri y'intsinzi yo gutsimbura ikinyoma, yo gutsimbura ububwa, ubugambanyi, uburyarya. Inyenyeri y'iyo ntsinzi iri kurushaho kugenda yaka. Yego. Mu gihe gikwiriye abanyarwanda, abantu bose bamaze gukura. Umuntu natunga urutoki mu kirere ari kuyibereka ku rwego rwo hejuru bazahita bayibona. Kuko ku ijanisha rinini, impamvu uvuze icyo kintu, hari ukuntu abantu ku ijanisha rinini baba bari gutekereza nk'abana. Buriya rero umwana iyo utunze urutoki mu kirere uri kumwereka ukwezi, we yirebera isonga ry'urutoki watunze mu kirere, ntabwo ahita ashyikira icyo kintu. Ariko buhoro buhoro, ariko birasatiriye kugira ngo hagaragare ukuri kugomba kubatura imitima y'abanyarwanda, imitima y'abarundi no muri aka karere dutuye muri rusange, kugira ngo tuberane umugisha, urukundo ruganze, urwango ruburaho rushinga ibirindiro. Yego. Muri makeya ni uwo mujyo. Urakoze cyane. Nubwo duherutse kuganira wambwiye ko hari kode ngo ushaka gutanga ikiganiro ukagaragaza ikinyoma kiyihishemo n'ukuri kuyihishemo. Wenda ntabwo wayimbwiye, niyo mpamvu naguhamagaye ngo uyisobanure. Ariko mu by'ukuri iyo kode ni kode ki? Ni kode nyabaki? Ni ikihishe mu by'ukuri? Muri makeya ni kode cyangwa se ni urufunguzo ruturuka ku Uwiteka kugira ngo tumenye ibyaduhesha amahoro, tumenye ibyahesha amahoro abacu. Ni kode, ni urufunguzo ruturuka ku Uwiteka. Urwo rufunguzo ngewe uko narubonye mu mibare, ni urufunguzo ni 4 6 7. Iyo mibare ifite icyo ihagarariye. 4 ifite icyo ihagarariye, 6 ifite icyo ihagarariye, 7 ifite icyo ihagarariye. Ihagarariye nyine, tubwire buri mubare n'icyo uhagarariye kugira ngo tumenye mu by'ukuri ni kode ki koko. Muri makeya kugira ngo birusheho kumvikana neza, hari amagambo ngomba kubanza gukoresha kugira ngo birusheho kumvikana neza. Urabona igihe imipaka ya Afrika yakatwaga, ubwo tugiye mu mateka, igihe imipaka ya Afrika yakatwaga, ikatiwe mu nama ngo yigeze kubera i Berlin, umwaka ntabwo mwibuka neza, yabereye i Berlin mu Budage. Abenshi muri Afrika twibwira ngo yakaswe nta munyafrika ubifitemo uruhare. Nta munyafrika ubifitemo uruhare. Ariko icyo mpamya neza kandi ngomba kugaragariza abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abandi bose bakunda ukuri bose, nuko iriya mipaka yakaswe abahagarariye abanyafrika, ndavuga Imana y'abanyafrika, Imana y'Afrika, Imana yaremye ijuru n'isi muri makeya. Abamarayika bayo bari bahari kandi bagerageje kuyobora imitekerereze n'imigambi y'abakase imipaka y'ibihugu bya Afurika. Yes, Uwiteka yarabifitemo uruhare rukomeye. Ahubwo twebwe icyo dukeneye ni ugusubiza amaso inyuma tukiga buri kantu kamwe ku kandi. Kuko ku rwanjye ruhande uko nabibonye, ijambo ry'Uwiteka irigaragaza ko agace duherereyemo twebwe nk'abanyarwanda ari agace cyangwa se ari akarere, ijambo ry'Imana rigaragaza ko gatuwe n'abantu batataniye hakurya y'imigezi ya Ethiopia. Abana b'Uwiteka batataniye hakurya y'imigezi ya Ethiopia.
ibyo byanditswe muri Zefaniya igice cya 3 umurongo wacyo wa 10. Urumva? Noneho twebwe nanone tukaba duherereye mu gihugu gihindisha amababa kiri hakurya y'imigezi ya Ethiopia, kigomba kugwa nabi cyangwa se kigomba kwigarurira abanzi b'Uwiteka. Ibi byanditswe muri Yesaya igice cyaho cya 18 umurongo wacyo wa 1. Ariko noneho ugasanga mu madini dufite muba ariyo arangaje imbere y'Iyobokamana, ugasanga ntago babasha kudusobanurira ibyayo magambo atwanditseho twebwe nk'abatate nk'abaherereye muri aka karere k'ibega bigari Bibiliya igaragaza nk'abatatani hakurya y'imigezi ya Ethiopia. Bigasaba rero kugira ngo dukurikirane tumenye imvo n'imvano yabyo. Ku rwanjye ruhande rero impamvu naje kubibonamo naje kubona iyo kode 4-6-7 byatewe nuko nakomeje gutsimbarara ku migambi yuko Uwiteka afite kuri aka karere k'ibiyaga bigari kagaragazwa nk'agatuwemo n'abana b'Uwiteka batataniye hakurya y'imigezi ya Ethiopia. Ubwo rero ku rwanjye ruhande nasabye Uwiteka ku rwanjye ruhande kuko batazakubeshya nkuko nk'u Rwanda rushobora gusaba inkunga Amerika igatanga inkunga, u Rwanda rugasaba inkunga Ubufaransa cyangwa se n'ikindi gihugu cyari cyo cyose kigasaba ikindi ubufasha, ubwo bufasha bukaboneka n'Uwiteka mu izina ry'igihugu iyo umwatse ubufasha kugira ngo amakosa abari gukomeza korwa akosoke, ubwo bufasha arabutanga kandi abutanga ku rwego rwo hejuru rurenze urwo abana bo bantu twirirwa duteza amaboko bashobora kutugezaho. Muri make rero ngiye ku rwanjye ruhande naje kugaragarizwa ko cyane cyane nko u Rwanda ruteye ubutaka bw'u Rwanda dufite bwakaswe ku migambi y'Uwiteka ashaka guha basogokuruza dukomokaho, ashaka kubaha agaciro. Muri makeya afite kandi impamvu yabikoze. Buriya bajya bavuga ngo mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo umwana utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. Impamvu yikatwa ry'iyi mipaka y'u Rwanda uko iteye uku, benshi tuba twibeshya ngo abakoroni badutwariye igihugu, badutwariye ubutaka baduha ibindi bihugu. Mu by'ukuri ku rwabo ruhande rw'abakoroni bafite icyo bari bagambiriye, ariko Uwiteka wabyemeye afite icyo yaragambiriye kirenze icyo abakoroni bari bagambiriye. Kandi nkuko mu ijambo rye Uwiteka bivuga, icyo kintu ni icyiza ntago ari ikibi. Nubwo kibanza kutuzanira imibabaro yo kubona turi mu kantu kameze nk'agapfuna murengo cyangwa se kameze nk'uruhu rw'imbaragasa kwa. Bajya bavuga ngo ngaho mwagutari ngo uruhu rw'imbaragasa ngo rwisasira 7 cyangwa se 5. Ariko ugasanga twebwe nk'abanyarwanda twari dufite ubutaka bugari bagashaka bwacye bataraza, none bukaba bwaragabanutse, ugasanga dufite umubabaro n'agahinda mu mitima yacu yo kuvuga ngo ibyacu byajyanywe byagaruzwa biti. Abenshi bagahitamo gukora, abafite ubwenge muri twe bagahitamo kumva ko hakoreshwa uruhembe rw'umuheto, ubwo ndavuga urusasu. Abandi bakumva ko habaho guhugurana kugira ngo ibyacu bibe byagaruka, ariko nabyo ukabona ari nko gutegereza ari nk'ibyifuzo mbega bidashoboka. Ariko ku rwanjye ruhande nkabona ko nkerekwa nijuru ko hari igishoboka cyarushaho kutubera cyiza. Nubwo ibi ngibi twabanjemo byatuzaniye imibabaro, bikatuzanira guhangayika no kubura icyizere cy'ahazaza, ariko nareba imigambi ijuru ridufitiye nkabona ko hari ikindi cyiza kirushaho kuba cyiza cyatuma tumenya abo turi bo, bikatuzana mu mugisha kurenza ubutaka turarikira bwagiye butwarwa n'ibindi bihugu bikozwe n'abagashaka buhake. Ubwo ndashaka kubitanga ngaho umucyo runaka nkuko mba narabyeretswe ku rwanjye ruhande, kandi nkuko mba narabyeretswe n'ijuru, kandi buri wese aba afite uburenganzira bwo kuvugana n'Uwiteka uko abyumva nuko Uwiteka ashaka kumwereka bitewe n'icyo Uwiteka ashaka kuzamukoresha. Rwanjye ruhande rero nshaka kubitangaho umucyo, noneho abafite umucyo uruseho, niba nge ntanze umucyo uhwanye n'uwitara riri kwaka mu nzu, abafite umucyo uruseho bumva umucyo batanga waba umeze nk'uwizuba rirashe, bakazakora mu buryo bwabo, ariko nanjye umuganda wanjye nawe utanze. Ku rwanjye ruhande nawe utanze. Ni ukuvuga rero kugira ngo birusheho kumvikana neza,
tugomba kubanza kumenya iki. Ubu butaka uko uru Rwanda rumeze, ni ubutaka ba sogokuruza dukomokaho babanje guturaho. Abambere ubwo ba sogokuruza mvuga dukomokaho benshi bakomoka kuri Gihanga, urumva, aribo cyane cyane wakomeje abamukomokaho bakomeje kurangaza imbere abanyarwanda, aribo bayoboye abanyarwanda, urumva. Abandi basogokuruza mvuga dukomokaho nabo bita Kabeja w'Umuzigaba, urumva. Wari utuye ubu ni mu karere ka Kayonza iwacu aho ntuye. Ubutaka yaratuyeho naho bita mu Rweya rw'Umubare, ni mu karere ka Kayonza, mu mirenge ya Mwiri na Murundi na Rwimbogo yo muri Gatsibo. Noneho abo basogokuruza tubonye babiri, hari Gihanga na Kabeja, urumva, kumwe n'uwo bita Rurenge, urumva. Rurenge w'Umusinga, urumva. We yatuye ku butaka bw'u Rwanda ahereye ku kirunga cya Muhabura kumanuka za Gisenyi mu Bushiru. Ubwo ndavuze mu Bushiru kugira ngo abaza amateka ya kera bamenye ibyo ari byo. Noneho akagaruka hano mu Nduga muri za Gitarama na za Butare, ahantu nk'aho niho abo basogokuruza batatu dukomokaho batuye. Urwo Rwanda mbega batuyemo uko bari barutuye, niko bagashaka buhake bakase iyo mipaka, bo bibwira ngo bayikase mu bushake n'imigambi yabo, ariko Uwiteka mu mwuka n'imbaraga bye yarabarimo bakase mu migambi yabo, ariko nabo badukatira imipaka mu migambi y'Uwiteka kugira ngo Uwiteka azagire icyo atwigisha kirushijeho kuba cyiza, kizatuzanira umusaruro. Muri make rero icyo nshaka kugaragaza ni iki, nuko n'urugero nka Kabeja wari utuye mu Rweya rw'Umubari ku butaka bw'u Rwanda, yaje kwibaruka umwana amwita Ruhinda. Ruhinda ajya guhanga igihugu muri Karagwe ubu ni muri Tanzania, ariko icyo gihe hahoze ari mu Rwanda, urumva. Ariko iyo Karagwe yaje kuba Karagwe y'Abahinda. Ariko umucyo nshaka kugaragariza abanyarwanda kugira ngo dutekereze tumenye icyo Uwiteka dushakaho, nuko mbere yuko Kabeja w'Umuzigaba, mbere yuko yibaruka Ruhinda, iyo aza kuva we Kabeja ubwe akaza kuva mu Rweya rw'Umubari akajya gutura muri Karagwe, muri Karagwe k'Abahinda, akaba ari we Kabeja akaba ari uhatura. Na n'uyu munsi Karagwe yose, iriya ntara ya Karagwe yakabaye ibarurwa ku butaka bw'u Rwanda dufite ubu ngubu. Iyi mipaka bakase yakaswe n'abakoloni, ndabizi neza ko bw'ububasha bw'Uwiteka iyo mipaka yakabaye yaragiye hirya ya Karagwe k'Abahinda. Ibi mbisubiremo, iyo Kabeja ukomokwaho n'Abazigaba, igihe ataribaruka Ruhinda umuhungu we ubwiye aza gufata umwanzuro akajya gutura muri Karagwe cyangwa se agatura hirya yabo, na n'uyu munsi ndababwiza ukuri nk'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi ko ubwo butaka yari butureho twakabaye tubufite hano ku butaka bw'u Rwanda dufite ubu ngubu. Hari icyo Uwiteka rero ashaka kutwigishiriza kuri basogokuruza dukomokaho. Basogokuruza abo ngabo bari bazi Uwiteka, bari bazi Imana ku rwego rwo hejuru, ariko kubwo amateka twagiye tunyuramo n'abagashaka bo hake baje bakayasenya, byatumye tudatekereza kuri basogokuruza abo bari bo. Rero Uwiteka mu migambi ye ntagashaka kutwimenyesha ubwe atabanje kutumenyesha abo yaragiye, abo yakomeje kubera amaso, ari bo basogokuruza dukomokaho. Nkuko atugaragariza mu ijambo rye ko turi abatatani hakurya y'imigezi ya Ethiopia, ko babarizwa mu gihugu gihindisha amababa kiri hakurya y'imigezi ya Ethiopia, nkuko bigaragara muri Yesaya igice cya 18 umurongo wacyo wa mbere. Icyo nshaka kubabwira ni iki, nk'umwami nka Gihanga, umwami ukomokaho w'Abanyiginya bakomokaho, nawe n'urugero iyo aza gufata umwanzuro wo kudatura mu Rwanda rwa Gasabo hano muri Kigali, ngira ngo hari n'umujyi w'igikomero, iyo aza gufata umwanzuro wo kujya gutura n'urugero nko mu Burundi, ntabwo ari ugushaka guhindura ubusa abarundi bagenzi bacu, ahubwo ni umucyo nshaka gutanga, urumva. Nkuko iyo aza gufata umwanzuro wo gutura mu Burundi, biriya higeze no kubaho mu gihe cya gikolonize, higeze kubaho ikintu cyo kuvuga ngo Urundi Rwanda, yego, byabaga bifite aho biva. Uwiteka byose aba bifite mu biganza, ariko hari icyo
kubera ko benshi tukiri abana mu mutwe, abakomeje kutwigisha iyobokamana bakomeje kutwigisha kugira ngo dukomeze tube abana mu mitwe, apana gukura ngo twitekerereze. Ndababwiza ukuri ko iyo gihanga ataza gutura mu Rwanda rwa Gasabo hano muri Kigali, iyi Kigali turimo, akaza gufata umwanzuro wo gutura nk'i Burundi, cyangwa se agafata umwanzuro wo gutura i Bukavu bajya bavuga ngo hari mu Rwanda, we ubwe gihanga akaza guturayo, na n'uyu munsi ubutaka twakabaye dufite bw'u Rwanda nyirizina bwakabaye na Bukavu iri mu butaka dufite ubu ngubu, ku bwa ba sogokuruza dukomokaho. Yego. Apana ibyo twebwe twishakira. Birasaba ngo tubanze tumenye agaciro ka basogokuruza bari bande, bari babanye n'Imana bate. Na Rurenge rero wo abasinga bakomokaho, cyangwa se imiryango ikomoka ku basinga y'Abanyarwanda ikomoka ku basinga, Rurenge abo yabyaye iyaza mbere yuko ababyara, iyaza ko yaratuye inyuma y'ibirunga, ibi birunga tubona bya Muhabura, gusubiza inyuma na parike y'ibirunga n'ibirunga biri mu bindi bihugu bya Kongo n'Ubugande, iyaza gutura inyuma y'ibyo birunga ntaze gutura imbere yabyo. Ubwo butaka bwose bwakabaye ari ubutaka bw'u Rwanda uyu munsi dufite. Nta bubasha, ndabizi neza, nta bubasha abakoloni bari kubona bwo gukata, kuko uburiya bubasha babuhawe buturutse ku Uwiteka. Kandi icyo Uwiteka atemeye, urumva, icyo Uwiteka atemeye, naho byabizi izi leta, naho baba Amerika bakiyunga n'Uburusiya, n'iki icyo Uwiteka atemeye ntibashobora kucyemeza, ntibashobora kukigerageza ubwabo kugikora ngo gishoboke. Ahubwo ngiye icyo ngambiriye n'ukwereka agaciro, uburyo Uwiteka dufata ni pica n'ifoto atubonamo abo turi bo, kugira ngo Abanyarwanda dushire imibabaro, dushire guhora twiyumvira ngo amahanga mbega guhora dutegereza ibyiringiro ku mahanga. Twe ku rwanjye ruhande ndashaka gutanga icyizere nk'uko mba nabyeretswe. Iyo mvuze ngo nabyeretswe, ntago ari ikintu cy'ifoto kiba cyaje kikagwaho, ahubwo nuko mu mitekerereze iyo Uwiteka ari kukwereka, ni nk'uko wigisha umwana wawe, icyo umwigishije akabasha kucyumva neza. Ujya kumva mu mitekerereze yawe hari ibintu biri gusobanuka, hari ibibazo biri gusobanuka, nyamara ntubone umuntu uri aho ngaho uri kubigusobanurira. Ariko wabisanisha n'uburyo uba uri kwiga n'ijambo ry'Uwiteka, ugasanga hari ibimenyetso ibi n'ibi biguhamiriza ko uri kuvugana n'Uwiteka. Kuko nk'ibyo bijya gusobanuka mu ntekerezo zanjye, najya kubona nkabona mu ijambo ry'Uwiteka handitswe ngo abatataniye hakurya y'imigezi ya Ethiopia, nkabona ngo igihugu kihindisha amababa kiri hakurya y'imigezi ya Ethiopia, nkabona ibyo bimenyetso byanditswe mu ijambo ry'Uwiteka, noneho nkakonekita n'imitekerereze niyumvamo n'abandi bantu b'abahanga bari hirya no hino uko bumva ibintu, mpita mbona ko hari ikintu Abanyarwanda tugifite nk'urujijo twakagombye gukora tukava mu bibazo turimo, kandi bikagaragara ko hari abatubanjirije uhereye kuri abo basogokuruza babashije guhagarara neza, bagahagarara neza mu nzira, mu cyo bahamagarirwaga. Tugomba kubanza kumenya tukagikoraho umucyo ubasha gutuma duhagarara mu mwanya ukwiriye. Yego. Sinzi niba murakoze cyane, ngira ngo wenda ugerageje kubikomozaho, ariko se abasogokuruza uko ari batatu, niba bashingiye kuri ya mibare itatu watubwiye igize ya kode, se niba ari bo koko 4 ninde, 6 ninde, 7 ninde muri abo, ugerageze kudusobanurira burumwe. Muri makeya ntago ari bo bashingiyeho iyo kode, ahubwo Imana yabo yaremye ijuru n'isi biringiraga, yabaragiye ikabatuza kuri ubutaka bw'u Rwanda, niyo nyiri iyo kode, niyo nyiri iyo kode 4, 6, 7. Iyo kode ikora ite? Ubundi iyo kode igaragara ko Uwiteka afite amategeko, urumva, afite amategeko 10 ariya yahaye Abisiraheli. Ariko yahaye Abisiraheli asanzwe ari amategeko agenga isi yose muri rusange. Rero itegeko rya 4 mwayo mategeko Uwiteka bavuga ati mwibuke kweza umunsi w'isabato. Kuko Uwiteka yaremye isi mu minsi 6, ijuru n'isi, urumva, ku wa 7 akaruhuka, urumva. Uwiteka abashaka kutwibutsa ko twebwe nk'abakomoka kuri basogokuruza
tugomba kumwubaha kuko niwe muremyi waremye ijuru ni isi n'ibiyuzuye n'ibye. Muri makeya natwe turabe, urumva? Kandi hari ibyo ashaka kuturagiza, hari inshingano ashaka kuduha, hari ibyo ashaka kuturagiza. Niyo mpamvu rero muri ayo mategeko 10 mu itegeko rya 4 harimo iyo kode, kuko ubwaryo nyine ni itegeko rya 4, urumva? Hakazamo ko Uwiteka nyine yaremye isi n'ijuru mu minsi 6, iyo ni 6, urumva? Hakaza ko mu wa 7 araruhuka, iyo ni kode nyine ya umubare 7, kode 4-7. Noneho wajya no kureba ugasanga kuri nkatwe biga ubuhanuzi ku rwanjye ruhande, kuko ku bijyanye no kwiga ubuhanuzi bw'igitabo cya Daniel n'ibyayishuwe, nanjye si buri wese wapfa kunyikura imbere kugira ngo bitangeho mucyo. Igitabo cya Daniel kitugaragariza ko Adamu dukomokaho, Adamu waremwe n'Imana, Imana imaze kumurema ikamubuza kurya kuri kiriya giti yari yarabujijwe kurya. Ubuhanuzi butugaragariza ko yariye kiriya giti, yariye ku rubuto rwa kiriya giti mu mwaka wa 27 amaze kuremwa, urumva? Noneho asezeranirwa Imana imusezeranira umucunguzi ari we Yesu Kristo. Noneho hashize imyaka 4000, hashize imyaka 4000 ariye kuri icyo giti. Yesu Kristo nibwo yabatijwe, yari yasanzwe ari ku isi, ariko mu mwaka wa 27 nibwo yabatijwe na Yohana umubatiza mu butayu bw'i Galilaya. Noneho amajije kubatizwa ajyanwa mu butayu kugeragezwa, nako yabatirijwe kuri Yorodani, ariko hanyuma ajyanwa mu butayu mu mwaka wa 27 hashize imyaka 4000, urumva? Hashize imyaka 4000 Adamu acumuye. Noneho Yesu icyo yari yaziye ni ugukura ubutware n'ububasha kuri Satani wari washutse Adamu n'inyoko muntu yari iriho mu icyo gihe yose, yari yarigumuye ku Uwiteka. Mbega Yesu Kristo aje gucungura twese abantu, ariko mu izina rya Adamu, kuko icyaha gucumura ku Uwiteka tugukomora kuri Adamu. None ukuvuga ngo ubuhanuzi butagaragariza ko mu iyo myaka 4000 ishize Yesu Kristo aribwo yaje akambura ubutware Satani. Amajije kubumwambura atanga indi myaka 2000 yiyongera kuri iyi 4000. Iyo myaka 2000 izashira mu mwaka wa 2027. Haza washize imyaka 6000 Adamu acumuye, urumva? Ubwo iyo ni ya kode kane Yesu Kristo yari yizi hashize imyaka 2000, atsinsura Sekibi, atsinsura Satani. Noneho iyo 6 ubwo hazaba hashize imyaka 6000 muri 2027, Uwiteka Yesu Kristo abo yapfiriye, abo yambuye Satani mu mwaka wa 2027, arashaka ko aribo bazatangira guhagarara mu iyi si turimo, urumva? Bakanyaga ubutware, ubutegetsi bw'iyi si bukorera Satani, buri munsi y'ibendera rya Satani. Ni ukuvuga ngo abantu afiteho cyane cyane ijuru ritumbiriye. Miyo myaka muri iyo kode ya 6 navuze, kode ya 4 6 7, ngira ngo biragenda byumvikana neza. Abantu atumbiriye na kwikubitiro bazatangira kunyaga ubutware iyi si, nkuko nawe yabunyaze Satani. Abatumbiriye azakoresha kugira ngo babe abagabo bo guhamya igihe bazaba bari kunyaga ubutware iyi si y'umwijima n'abatware bayo. Abatumbiriye n'abana be batataniye hakurya y'imigezi ya Ethiopia, nkuko yabivuze mu kanwa k'umuhanuzi Zefaniya mu gice cya 3, nkuko byanditswe muri Bibiliya mu gice cyaho cya 3 mu butumwa bwanditswe na Zefaniya igice cyaho cya 3 umurongo wa 10. Uwiteka avuga ngo abana banjye batataniye hakurya y'imigezi ya Ethiopia bazanzanira ituro ryanjye. Nanone akabivugira mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya mu gice cya 18 mu murongo wacyo wa mbere, avuga ngo igihugu gihindisha amababa kiri hakurya y'imigezi ya Ethiopia, haraho kiri guhindisha amababa kiyerekeza n'ukunyaga ubutware bw'ibihugu, cyangwa se ubutware bw'ibihugu n'abami biyaguriye gukorera ingoma y'umwijima, ingoma ya Satani. Ni ukuvuga ngo 4
kane Yesu Kristo yariyiziye anyaga ubutware Satani. Urumva? Gatandatu imyaka 6,000 izabishize mu mwaka wa 2027. Urumva? Nibwo abe cyane cyane twebwe abatatanye hakurya y'imigezi ya Ethiopia. Ngiye icyo kizerera gifite kandi sinjye ugifite ngenyine. Urumva? Cyane cyane icyo kwikubitiro ubutware tuzatangira kunyaga kandi ubu nuguteguza abanyarwanda, nuguteguza abarundi n'abandi batuye mu aka karere k'ibiyaga bigari. Kwikubitiro abazanyaga ubutware kwikubitiro ni Vatikani ya Papa ya Kiliziya Gaturika n'aya madini ya Giprotestanti, kuko bavuga ko ari bo bahagarariye iyobokamana mu isi. Nyamara muri Bibiliya ntaho byanditswe ko bahagarariye iyobokamana, ahubwo Uwiteka araviza ku bana be batataniye hakurya y'imigezi ya Ethiopia, akaviza ku bantu batuye mu gihugu gihindisha amabakiri hakurya y'imigezi ya Ethiopia. Twibukiranya ko ubwo buhanuzi bujya gutangwa bwatanzwe, abahanuzi babuhawe bari bari muri Palestina y'ubu ngubu. Babivugaga rero berekeje muri Afrika, ariko bakavuga ngo abatataniye hakurya y'imigezi ya Ethiopia. Rero turashaka kuzabitangaho umucyo kugira ngo abanyarwanda n'ubuyobozi bwacu n'abo duturanye tubamenyeshe umucyo wabo turibo n'uburyo Uwiteka atubona. Kandi mu by'ukuri tutarindiwe ndabizi neza ko n'urugero ndi guha abanyarwanda, turamutse tutarindiwe n'ijuru, igihugu cyacu cyakabaye cyaratsemo umuriro tutari buzabashe kuzimya mu bubasha bwacu. Ariko Uwiteka yakomeje kuturinda ibyo bihe bibi kugira ngo abanze atumenyeshe abo turibo, atumenyeshe n'umwanya tugomba guhagararamo uwo ari we, kandi anatwereka uburyo yabanye n'abasogokuruza kugira ngo tubahe agaciro, nk'uko ijambo ry'Uwiteka ritubwira ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe uguha. Uzamwubahishwa n'iki? Nuko mu Munyarwanda yaravuze nyine ngo utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Bitewe n'ibyo twaganiriye n'ababyeyi bacu, bizatumenyesha ibyo basogokuruza bari bo, noneho bitume twubaha Imana mu mitima yacu, ariyo dutegerezaho ubufasha bwose, kandi biduhe ubutwari budasanzwe bwo kurimbura rwa rwango ruhora rwigaragura mu mitima y'abanyarwanda, ruduhereza mu rungabangabo, kandi ugasanga nyine dukomeza kwangana nyamara tutazi icyo dupfa. Wa mugani Umunyarwanda ni wavuze ngo icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Imbogamizi rero y'isano dufitanye igomba imbogamizi ituma isano dufitanye itagaragara igomba gukurwaho, noneho abanyarwanda tukunga ubumwe mu rukundo n'umutima nama wo gushakira amahoro n'imigisha abo duturanye nabo, kuko navuze abarundi, kuko abarundi buriya turabavandimwe, turabamaraso amwe, twese Uwiteka tubona nk'abatataniye hakurya y'imigezi ya Ethiopia. Ntabwo ari twe twenyine, kandi abantu babarizwa muri aka karere k'ibiyaga bigari tugomba Uwiteka arashaka kuzadukuraho ingoyi twashyizweho n'abagashaka buhake bakoresheje aya madini, banakoresheje n'imigambi yabo kubw'inyungu bashaka gukomeza kutuvomamo. Uwiteka arashaka ko rero ko tumuhagararira, ariko kubw'icyizere tumuha, atweretse uburyo yabanye n'abasogokuruza bacu. Ni ibintu nk'ibyo nshaka gutanga. Hanyuma karindwi mu bintu wasobanuye ntabwo irimo irasobanuka neza. Ni ukuvuga karindwi ishaka kuvuga ko karindwi ubundi ni ukuvuga ngo karindwi ihagarariye umunsi w'Uwiteka nyine, umunsi w'isabato nyine, umunsi wo kuruhuka. Uwiteka ari kuruhura abana be. Urumva? Uwiteka ari kuruhura isi imiruho. Uwiteka ari kuruhura isi imiruho yatejwe na Sekibi, Satani n'abamukorera. Urumva? Aho ngaho rero Uwiteka azifatiramo, niwe uzaba ari umuyobozi noneho yiyoboreye. Urumva? Yiyoboreye. Ariko kuri ubu ngubu umwuka we niwe ugenda aduha amabwiriza yuko aho tugomba, nkuko umwami wacu Yesu Kristo hashize imyaka 4,000 akahagoboka, akanyaga Satani, nyine akajanjagura umutwe w'inzoka w'ikiyoka nkuko byanditswe muri Bibiliya, agakandagira umugunzu na sikoropiyo. Arashaka ko abe yasigiye ubutware, abo yasigiye ubwo butware. Kw'iki gihe noneho bishyitse, noneho mubare abo ari kuvuzaho n'abatataniye hakurya y'imigezi ya Ethiopia, n'ababarizwa mu gihugu gihindisha amababa kiri hakurya y'imigezi ya Ethiopia. Ngenda shaka kumenyesha rero abanyarwanda n'abanyarwandakazi ko icyo gihugu ari iki gihugu turimo, uko mubona gikase uko nguko, ari iki gihugu turimo nshingiye kuri basogokuruza bose dukomokaho, kuko nibo gishyitsi dukomokaho, twe turi amashami yabo.
turi amashami yabo, ariko turi igiti cyatwawe n'Uwiteka, tugomba kwera imbuto ziza, tuzerera, twerera imbuto abazikeneye, kandi tuzirikana ko turi mu murima w'Uwiteka yaduteyemo kugira ngo dukore akazi nk'ako duhamagarirwa. Yes. Urakoze cyane. Hanyuma ibyo bintu bihuriye no kwigaranzura abakoloni? Birahura cyane kuko urabona ba sogokuruza atari no kujya kure, atari ukujya kure ngo mpere kuri abo ngabo noneho nagaragaje abo bakomokaho n'abazigaba, bakomokaho n'abanyiginya, bakomokaho bakomokaho n'abasinga. Ndashaka kubigaragaza mu bihe bya vuba ukuntu Uwiteka yabanye n'abari muri iki gihugu kugira ngo babashe kwigaranzura bucece ingoma ya gikoloni n'amadini yabo. Ariko abanyarwanda benshi tukabibwamo umwuka w'urungabangabo. Impamvu nanone abatubanjirije banze kugaragaza uwo mwuka wo kwigaranzura imigambi y'abakoloni n'amadini yabo, nuko basangaga icyo gihe atari icyanyacyo, bya bihe navuze ngo igihe cyo kwiga kiba ari icyo kwiga, igihe cyo gusarura kikaba icyo gusarura. Nabo babonaga atari igihe cyanyacyo cyo kubitangaza, ahubwo umwuka w'Uwiteka akabahamiriza ko bagomba gukorana nawo kugira ngo bazabe abagabo bo kuduhamiriza ko Uwiteka yakoranye nabo, natwe tugomba gufataniriza hamwe nk'uko yakoranye nabo bucece, noneho twebwe agakorana natwe ku mugaragaro. Icyo nshaka kubagaragariza ni uko bitari kure, uhereye ubwo abakoloni binjiraga kuri ubu butaka bw'u Rwanda n'amadini yabo, baje bashaka kutubiba bagaragaza ko bazanye iyobokamana ry'umwimerere, ariko mu kuza basanga abanyarwanda bafite iyobokamana rirenze iryo bo bazanye, abanyagatulika bazanye nyine n'abakoloni bafatanyirije hamwe. Ko baraje basanga nta muntu ufite amatwara, mbigarukeho mvuge abo bantu mu izina, baje basanga nta muntu ufite amatwara, nta muntu w'inyangamugayo, nta muntu ukorana n'umwuka w'Uwiteka usumba uwari umugaba w'ingabo z'icyo gihe z'u Rwanda rw'icyo gihe, Bisangwa bya Rugombituri. Urumva, uwo ni umugabo w'indashyikirwa n'uyu munsi udashobora guhinyurwa n'umuntu uwo ari we wese. Noneho abakoloni baje bashaka gufonda ubutegetsi bwabo bifashishije ubutegetsi basanze, bashyigikira umwami Musinga. Urumva, Musinga bamushyigikiye, biratindaza kubona ibyo bashaka kumushoramo bitandukanye n'intumbero y'abasogokuruza be. Arabitakana, mbega yanga gukurikiza imigambi yabo, yanze kuyikurikiza baramuca. Mu kumuca saba ari bo bose bamuciye, ahubwo Kiliziya Gaturika yifashishije umusenyeri Leoclas w'Umubirigi kugira ngo harindwe inyungu za Kiliziya Gaturika, harindwe n'inyungu z'abakoloni b'Ababirigi. Bafatanirije hamwe kumuca bakoresheje umusuwisi musenyeri nako babicishije muri Leoclas wari Umubirigi w'umusenyeri nyine, kugira ngo Kiliziya Gaturika itabura inyungu zayo. Urumva, kandi kugira ngo kuko Musinga yarabangamiye n'inyungu z'Ababirigi, baramuca, bihangira undi munyarwanda wo kuyobora abanyarwanda, ariko kugira ngo abayobore mu migambi y'abakoloni. Kugira ngo uwo muntu ayobore abanyarwanda mu migambi y'abakoloni, bahagurukije umwami Mutara wa III Rudahigwa, bamwimika asimbuye se, ariko yari akiri umwana. Ariko aho yari amajije gukura, amajije gutora imbaraga, yahisemo gukurikira umwuka w'Uwiteka wakoreraga mu mutima nama we, nawe yanga gukurikira imigambi ya Kiliziya Gaturika, yanga gukurikira imigambi y'Ababirigi. Urumva, wowe ubwabo Kiliziya Gaturika ibinyujije muri Perode, umusuwisi musenyeri Perode, bicishije Rudahigwa bafatanyije n'Ababirigi. Baramwishe, bamwicira mu Burundi, baravuga ngo yaguye mu Burundi. Urumva, Musinga baramuciye kuko yageraga ikirenge mu cyabasogokuruza, bafashe Rudahigwa baramwishe, bamwiciye mu Burundi. Ngaruka no ku mugabo Bisangwa nawe wamatanaga n'umwuka w'Uwiteka, bamwiciye mu ntambara yabereye Ishangi nawe. Urumva, ibyo ni ibimenyetso Uwiteka yagiye aduha. Noneho abakoloni na Kiliziya Gaturika bahagurutsa irindi tsinda rigomba kuyobora abanyarwanda mu migabo n'imigambi ya Kiliziya Gaturika, no mu migabo n'imigambi y'abakoloni b'Ababirigi. Bahagurutsa itsinda
ryaje rishaka ubwigenge na Repubulika y'u Rwanda. Bahagurutsa Kayibanda, urumva, na ba Gitera n'abandi nkabo, urumva. Noneho ubwo kubera ko bari babonye ko Rudahigwa yabananiye nyine bakanamwica, bahagurutsa abo ngabo barabashyigikira. Nabo na Kayibanda bumvaga koko bagiye kuyobora igihugu cyabo mu migambi myiza ijyanye n'ubushake bw'Uwiteka. Ariko uwo mwuka batangiye kuwugaragaza umwami nuza nako Perezida Kayibanda buriya batazakubeshya kuko ni amakuru agihishwa ku bw'inyungu zacu twebwe nk'Abanyarwanda. Uwiteka yemera ko ayo makuru ahishwa kugira ngo azatangarizwe mu gihe gikwiriye, Abanyarwanda tumenye icyo gukora icyo ari cyo. N'aka karere k'Ibagagari tumenye icyo gukora icyo ari cyo. Abakoroni na Kiliziya Gaturika batangiye kubona Kayibanda atangiye gutandukira, batanze amabwiriza yuko agomba gukorerwa kudeta kandi bigatinda bigatebuka akanicwa. Bitewe ingaruka kuri Kayibanda kugira ngo iki kintu cyumvikane neza, izo mbogamizi yaratangiye kuzana zari izihe. Kayibanda n'umwami Mwambutsa mu Burundi, nibyo nakubwira nti iby'Abanyarwanda n'Abarundi biragendana. Kayibanda n'umwami Mwambutsa w'u Burundi n'igikomangoma Rwagasore baganiriye na Nyerere, Mwarimu Nyerere. Nyerere we nkuko yari yarahuje Tanganyika na Zanzibar akabihuza bikagira igihugu kimwe bigakora Tanzania. Nyerere yazanye igitekerezo cy'uko agiha Kayibanda, agiha umwami Mwambutsa na Rudoviko Rwagasore, arabwira ati icyaba cyiza muzane ibihugu byanyu twegeranye imbaraga, Afrika tuyishakira imbaraga, twe gutatanya amaboko tube igihugu kimwe. Ndakubwiza ukuri ko aya mateka mvugiye kuri iyi mikoro y'umwene igihugu official, uwumva koko atariyo azayahinyuze abigaragaze. Ikintu nuza umwami Mwambutsa, nuza igikomangoma Rudoviko Rwagasore, Kayibanda, impamvu baba barakorewe makudeta bakanicwa, urumva, byakozwe kubera ko ubona Nyerere bashakaga guhuza ibihugu byabo, Tanzania n'u Rwanda n'u Burundi. Nkuko Tanzania nuza Nyerere yari yabikoze muri Tanzania, nuza Zanzibar akayihuza na Tanganyika bikabyara Tanzania. Bashakaga noneho gukora igihugu Kigali, bikaba ubutegetsi bugari, ubwami bugari, urumva. Iyo migambi rero Kiliziya Gaturika yaje kuyimenya, urumva. Kiliziya Gaturika yaje kuyimenya, n'Ababiligi barabimenya, bakangurira Kayibanda bamuhagurukiriza abanzi, urumva, aribo gisirikare cyari mu gihugu, kugira ngo noneho binashoboke biba ngombwa ko umwe muri abo basirikare mu Rwanda, ubwo ndavuga Perezida Habyarimana, ndashaka gutanga umucyo uzabohora imitima y'abana b'u Rwanda aho bari hose, urumva. Icyo Uwiteka dushaka ni iki? Kugira ngo tumenye ukuri kandi uko kuri kutubaturire muri ya kode 4 6 7, urumva. Noneho Kayibanda yari yamajije kwemeranya na Nyerere n'umwami Mwambutsa na Rudoviko Rwagasore ko bagiye guhuza ibihugu byose, Tanzania n'u Rwanda n'u Burundi bikaba igihugu kimwe. Muri make kandi ndabyumva ko zari inyungu ku gihugu cyacu, zari inyungu ku Barundi kandi zari inyungu ku Batanzania ko twari kuba twungutse amaboko. Nibwo rero Kiliziya Gaturika ibimenye, yakoresheje Umusuwisi Musenyeri Perode, akangurira Habyarimana, bakangurira Micombero mu Burundi, barababwira ati mwitonde. Ababanje kurya akara abakoroni b'Ababiligi barababwira ati nimutitonda Kiliziya Gaturika, kubera ko Kiliziya Gaturika uburyo yatatagamo, urabona ibi bintu byo kwaka penetensiya, abantu b'abayobozi ngo minisitiri yagiye gupfukama mu ntebe ya penetensiya ngo yakoze amafuti, amakuru yose yatangwaga abapadiri barayajyanaga, Vatikani ya papa yose ikaba ifite amakuru mwaka karere dutuye, ibitekerezo abayobozi bako bafite. Noneho Abanyagaturika nibo bamenya ayo makuru ya bwa mbere, babimenyesha abakoroni. Bamaje kubimenyesha abakoroni bahagurutsa abasirikare, bahagurutsa Habyarimana, baramubwira tugomba gukora kude tugakoraho ubutegetsi tukagufashamo. Bahagurutsa Micombero mu Burundi, nibwo imigambi ya Kayibanda na Nyerere n'umwami Mwambutsa yaburijwemo. Ni ibintu tuzagaruka koko ntago ari ibintu bivugwa umunsi umwe.
ahubwo ni ibintu umuntu aba ashaka gukomeza gutangaho umucyo ngo tumenye umwanzi uwo ari we n'uwo tugomba kurwana nawe uwo ari we, apana guhangana hagati yacu ubwacu. Noneho ubwo nk'abantu bari bamaze kumenywa cyane cyane, ubwo ndagaruka ku gihugu cyacu, buriya mu bantu bari bazi Kiliziya Gaturika imigambi ifite ku gihugu cyacu, mu bantu bari bazi Ababiligi imigambi bafite ku gihugu cyacu, kwikubitiro mu bihe twanyuzemo byari bikomeye bikadusharirira, abantu bari bazi iyo migambi ni umuntu bita Perezida Habyarimana, kuko yagize igihe cyo gukorana nabo, areba icyo barwanyaga, icyo abo bakoroni na Kiliziya Gaturika barwanyaga imbere mu gihugu cye, areba icyo barwanyaga icyo ari cyo, areba n'icyo bashaka kwimika icyo ari cyo. Urumva? Niyo mpamvu njyewe abaza amakuru tubivugiye ku mugaragaro, abafite andi makuru atarayo ntanze kuko njye amakuru ntanze nayo nakomoye mu kuri guturutse ku Uwiteka. Abashaka guhinyura biremewe, ko njye navuze ko ntanga umucyo umeze yenda nk'itara rimurika mu cyumba kimwe, ariko uwumva afite umucyo nk'uw'izuba rirashe agomba kugushyira ahagaragara kugira ngo turusheho kuberana umugisha twese. Nibwo urabona ubwo abagize iyi leta dufite bateraga igihugu ku itariki ya 10 nako ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 muri 1990, bateye bavuga ko baje kubohora igihugu cy'u Rwanda. Urumva? Ariko mu kugitera bagiteye hari umupapa wa Kiliziya Gaturika uvuye mu Rwanda no mu Burundi mw'ibyo bihe, mbere yuko batera. Umupapa yitwa nde? Ntago nibuka uwo ari we, ariko hari umupapa waje mu gihugu cy'u Rwanda ajya no mu Burundi. Urumva? Mw'icyo gihe ubanza yaragiye no muri Kongo, hari ibintu yaraje gutegura bucece. Niyo mpamvu rero mbwira abanyarwanda, sinzi niba ari we, ariko izina ntabwo ndi kubasha kuba naryibuka neza, ariko twamushaka tukamenya kuko byabaye ku mugaragaro. Ni ibintu byabaye ku mugaragaro, ariko hari icyo yaraje gutegura kizagomeza kuburizamo imigambi y'abatataniye hakurya y'imigezi ya Ethiopia mu mboni z'Uwiteka. Urumva? Hari ibyo yaraje kuburizamo. Noneho muri make ndashaka kubwira abanyarwanda ko atarazanywe n'amahoro, ahubwo yarazanywe no kwatsa umuriro, kandi uwo muriro waratse. Urumva? Uwo muriro waratse biratebuka kubwo abanyarwanda kutamenya ukuri no kutaguha agaciro. 94 jenoside iraba, abanyarwanda turamarana ku ijanisha rinini, ariko uruhare nkuko natangiye mbagaragariza ko Musinga yaciwe na Kiliziya Gaturika babicushije muri Leocras w'Umubirigi, Rudahigwa akicwa ku mabwiriza ya Musenyeri Perode, Kayibanda na bamwambutsa bo mu Burundi na Rudoviko Rwagasore bakicwa ku mabwiriza ya Musenyeri Perode. Nk'umucyo nakomeje kugenda ntanga kugira ngo byose tuzagenda tubirebaho tumenye icyo Uwiteka dufiteho. Ngenda ndashaka kubwira ko abanyarwanda dufite akazi dushinzwe n'Uwiteka tugomba gukora, kandi tukagakorera isi dutuye, kazatuzanira umusaruro uruta buriya butaka twirukankira tuvuga ngo ni ubwa basogokuruza, ariko tugomba kubanza kwigira ku ntebe y'Uwiteka, ku birenge by'Uwiteka, tukigira ku mwuka w'ubuhanuzi. Ndababwiza ukuri rero ko Habyarimana ubwo iyi nkotanyi zari zimaze gutera igihugu, hari ukuri kwacecetswe kutagira ingano kandi kwagombaga kugirira umumaro abanyarwanda. Ariko igihe cyari kitaragira ngo gutangazwe, kwari kuzwi n'abantu bake, umwe hariya undi hariya, kandi uko kuri iyo koramuka gutangajwe abanyarwanda batiteguye kuguha agaciro, abanzi bako aribo Kiliziya Gaturika n'abakoroni b'Ababiligi n'abandi bagashaka ko bari hirya no hino ku isi, uko kuri bari bukumenemo inshishi, ntacyo kwari kuzamarire abanyarwanda, nkuko ntago kwari kuzatanga umusaruro urenze uwo kwiyumanganya bagakorwana urugamba bagenewe kugira ngo mu gihe gikwiriye ukuri kuzajya hagaragara. Nzi neza ko inkotanyi zimaze gutera, uwari umugaba wazo Perezida Habyarimana yahaye amabwiriza ingabo ze ko zitagomba kurwana zirenga imipaka y'igihugu, ko yabahaye amabwiriza yo kurwanira imbere mu gihugu. Noneho bamwe mu ngabo bamusaba nyine bakamuha amakuru y'uko igihugu cye kiri guterwa n'Ubugande, igihugu cyabo kiri guterwa n'Ubugande, ariko abaha amabwiriza babwira ngo
umwanzi mukuru ari imbere ku butaka bw'u Rwanda. Urumva umwanzi mukuru tugomba kurwana nawe ari imbere ku butaka bw'u Rwanda, ko nidusohoka tukajya kurwanya uwo hanze, uw'imbere mu gihugu azadufata bugwate adukoresha ibyo ashatse. Yabahaye amabwiriza rero yo kutarenga igihugu cye, kuko ibyo ni ibintu byabaye, kuko inkotanyi zirwana n'inzirabwoba za Habyarimana ntago inzirabwoba zajyaga mu Bugande ngo zijye kurwanirayo. Babarindiraga ko hano ku butaka bw'u Rwanda akaba ariho barwanira. Ariko nkubwije ukuri ko banuza ba Kiliziya Gaturika nk'uko wa mupapa yari yavuye hano ku butaka bw'u Rwanda, bakomeje kwenyegeza bakongeza igisasu kizaturikana abanyarwanda kugira ngo ukuri twabikiye n'Uwiteka kutazigera kumenyekana mu mitima y'abanyarwanda. Ndabahamiriza ko Ububiligi na Kiliziya Gaturika nibo bantu bateguye jenoside yakorewe abatutsi n'aya makuba yagomeje kugwirira igihugu cyacu. Icyo mbabwira ni iki, ntago ari bo bakoze jenoside, ariko nibo bayiteguye. Nibo bayiteguye kuko ibimenyetso birahari bifatika. Ariko icyo nshaka kubwira abanyarwanda nuko tugomba kubanza tukimenya. Icyo nshaka kugaruka rero kuri ya kode. Yego. Abo basogokuruza babanje natanzaga umucyo mu kurwanya imigambi y'umwijima, uburyo nabo bayikoreshaga. Ndashaka kubabwira ko Musinga we naramwize, sinabonye ibyo neza kuko byarangiye aciwe nyine. Urumva? Ariko uhereye ku mwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa mu mwaka wa 46, urumva? Yagaragaje kugera ikirenge mu cy'umwami wa Yesu Kristo, urumva? Amutura igihugu cy'u Rwanda muri ya 6 nyine. Twibuka ko muri 4 Yesu Kristo yambuye ubutware Satani. Urumva? Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa nk'urangaje imbere abatatene hakurya y'imigezi ya Ethiopia, muri iyo 6 yanyaze ubutware Kiliziya Gaturika. Hari uko byagenze kugira ngo ayibunyage. Ubundi Ababiligi na Kiliziya Gaturika bari biteguye ngo nibo araha igihugu, ariko ageze aho ari bo bahera igihugu, bumva hindiye imvuga, arapfukama aravuga ati igihugu ngihaye Yesu Kristo umwami ubasumba. Yesu Kristo niwe negura igihugu cyanjye, mweguriye abanyarwanda bose kugira ngo abe ari we uzabaragira. Icyitonderwa, Rudahigwa yabikoze ataramenya icyo Uwiteka avuga kuri aka karere k'ibiyaga bigari muri Bibiliya nk'uko nabigaragaje. Abikora muri ya 6 nyine. Icyo kirumvikana. Gishobora kutumvikana neza, ariko kikaba cyatanga umucyo. Yego. Noneho muri 4 mu kugera ikirenge mu cya Yesu Kristo, muri 4 mu mwaka 54 nanone nibwo yatangije inkubiri yo gushaka ubwigenge bw'igihugu cye. Urumva? Ibyo ni ibisobanuro bigenda bitangwa. Urumva? Mu mwaka 57 babona ko abakoroni babona ko byabarangiranye, muri ya 7 mu kurwanya Uwiteka, mu mwaka 57 kugira ngo imigambi ya mwami Mutara wa gatatu Rudahigwa itagerwaho, mu mwaka 57 bamuhagurukiriza abagomba kumurwanya kugira ngo abanyarwanda tutabona za ngaruka nziza zo gutura igihugu Yesu Kristo umwami. Yego. Iyo ni ya 7. Urumva? Mu baje bamukurikiye nabo, ubwo yahise akurikirwa na Kayibanda. Sinzi icyo kintu niba cyumvikana neza, ariko kugira ngo cyumvikane neza yenda n'umucyo naha abanyarwanda batekereze kuva Repubulika yaboneka ntitwari twarenze abaperezida 7. Ariko mukurikize perezida wa 4 ni ibiki byabaye. Perezida wa 4 waje kurikira Habyarimana, uriya mu perezida w'umutabazi. Pasiteri Bizimungu. Wamubanjirije kuri leta y'abatabazi bari bavuga ko ari bo bateguye bakanakora jenoside. Gregoire. Muri comment bazabitubwira ntagare. Ni nuza umuperezida hano w'umunyagitarama. Ntabwo tumwibuka neza, muri comment bazatubwira. Sindi kubwabo. Yes. Voilà. Sindi kubwabo. Pasiteri sindi kubwabo. C'est honest. No kuvuga ngo iriya 4 nka perezida wa 4 habaye isibaniro, kandi hari ikintu cyanyazwe, hari imbaraga, hari utware bwanyazwe abakoroni, bunyagwa Kiliziya Gaturika, uretse ko byakomeje kuguma mu bwiru. Noneho hari perezida wa 6, uyu perezida dufite no wa 6, perezida wa Repubulika Paul Kagame. Niwe perezida wa 6 kuva Repubulika ibayeho, niwe mu perezida wa 6 dufite. Urumva? Hari akazi ategerejweho nijoro. Urumva?
hari akazi ategerejweho nijoro. Ubwo nyine ni ugushaka gukomeza gutanga umucyo, ariko n'igihe cyo guhirika Kayibanda nabwo iyo kode nabwo yarakoze. Iyo kode yakoze ite? Muri 73 nibwo yakorewe kudeta, sibyo? Ariko muri 74 hari ibyo tutagaragarizwa byamubayeho. Ariko tuzi ko muri 76 aribwo yishwe, cyangwa se reka byite kwica, batugaragaje ko yapfuye, ariko nibwo yishwe muri 76 yitwa kubera ko hari ubutware yanze gutanga. Urumva? Hari ubutware yanze gutanga, harimo ubwa ya migambi yarafitanye na Nyerere n'umwami Mwambutsa w'u Burundi. Hari imigambi y'indangagaciro zifitiye umumaro abanyarwanda yari yanze gutanga mu biganza by'abakoloni. Urumva? Kuko bamusabaga ko avuga ko ubutegetsi bwamunaniye, yanga kubigaragaza kuko nta cyari cyamunaniye. Urumva? Akorerwa kudeta, arinda apfa muri uwo mwaka wa 76. Iyo gatandatu yo kwanga kurekura ubutware yahawe bwo kurangaza imbere abanyarwanda. Urumva? Noneho bigeze no kuri Perezida Habyarimana ho bibagica. Ho urabona ko uko Kiliziya Gaturika n'abakoloni baduteguriye ibihe byo guhangana hagati yacu, ariko bagaragaza ko ikibazo kiri hagati yacu twebwe nk'abanyarwanda, ariko ntitumenye ko ahubwo ikibazo kiri hagati yacu nabo. Urumva? Tariki ya mbere mu kwa 10 muri 90, itangiriro ry'imirwano kugira ngo abanyarwanda bibohoze, abo bumvaga bababoshye, abandi nabo barabazitira. Urugamba rurakukuza muri 94. Urumva? Ya kane yo kunyaga ubutware, ariko ukanyaga ubutware umwanzi bucece, nta wundi muntu urabutswe. Urumva? Perezida Habyarimana yari yaratanze amabwiriza ko ingabo ze zitagomba kujya kurenga umupaka ngo zikurikiye inkotanyi nyine, kuko bose bari abana b'u Rwanda mu by'ukuri. Icyaburaga ni ukuri kugira ngo kujya hagaragara, kugira ngo tuzamenye. Mbega hasabwaga ibitambo. Muri 94 hagombaga kugaragara ko abayobozi, uwitwa umuyobozi wari uri icyo gihe w'u Rwanda, agaragariza isi mu gihe gikuriye, bizagaragarira isi ko yari yakuye ibyiringiro bye kuri Kiliziya Gaturika, yakuye ibyiringiro bye ku bari kuri bagashaka bo hake, harimo Abafaransa n'Ababiligi. Kandi icyo gihe koko 94 babonye naba amaze kubakuraho icyizere, nabo bamukuyeho icyizere, bategura imigambi yo kuzamwica. Mu mabwiriza yahawe n'ijuru ntayo kudasubira inyuma. Urumva? Bateguye kubikora mu kwezi kwa 4. Iriya kane ivuga kwiyemeza no kwizirika ukagera ku byo ushaka 100% paka, apana 99 cyangwa 80. Urumva? Kubigeraho 100%. Bateguye kumugamburuza bakoresheje gutegura kumwica ku itariki ya 6 n'iya 7. Ya 6 na 7 nyine ni ibintu bibe bizasobanuka neza. Kandi nanibutsa abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abazakurikirana iki kiganiro, umwe mu baperezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika waciye ubucakara bwakorerwaga abirabura, we ubwe yigeze kuvuga ijambo abenshi bumva ngo ni ijambo yavuze gusa, ariko ni ijambo rihishe kode y'intsinzi y'Abanyafrika, y'intsinzi y'Abanyarwanda, y'intsinzi y'abantu bakunda ukuri. We ubwe yaravuze ngo numpa igiti, ukampa igiti ngo nyiteme mu masaha 6. Urumva? Ngo amasaha 4 ya mbere nzayamara ndi gutyaza indyankwi, ndi gutyaza ishoka. Byavuzwe na Abraham Lincoln, wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaravuze ati nzamara amasaha 4 ndi gutyaza ishoka, mu yandi masaha 2. Muri amasaha 2 yo gutangira isaha ya 5 n'iya 6 nzayatemamo icyo giti. Isaha ya 6 izagera igiti kiri hasi, mu isaha ya 7 uzasanga nakirangije. Urumva yazanyemo iyo kode 4, ashyiraho ko 6 azaba yarangije icyo giti, iya 7 bigasanga yaruhutse yakirangije. Iyo kode rero 4 6 7 ni amahirwe yacu yo kumenya ko Uwiteka ari we muremyi, ari we uturangaje imbere kugira ngo
tumenye ukuri kudutera umurava mu kwigobotora ibinyoma n'imigambi y'abagashaka buhake n'amadini yabo. Mbwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi ko icyo kintu gishoboka igihe twiringiye Uwiteka. Kirashoboka kubabereye maso abandi, kandi kirashoboka nahumuriza abavuga ngo cyazashoboka gite, yenda ngo muramutse muri buri birengero, genda babwiza ukuri ko nta hantu dushobora kujya ukuri guturutse ku Uwiteka kutarajya ahagaragara. Kandi bahumuriza ko turamutse habayeho kuburirwa nk'irengero ku bibazo twaba turi guhatwa, Uwiteka ubwe byaba ari mu migambi ye, niwe wakwikorera akazi mu gihe kikwiriye, twazabagarukamo tukongera tugasobanurirana ukuri. Kandi haramutse hagize ibindi bibazo bivuka, byabatera umurava. Nzi neza ko umwuka Uwiteka aba ashaka kubatera umurava kugira ngo mubukire kumenya ukuri n'ikibasitaza icyo ari cyo. Aricyo tugomba kubanza guha agaciro abo basogokuruza Yesu Uwiteka yakomeje kubana nabo, nyamara twebwe tugakora ari mu gicuku twibwira ngo turabatware tuzaka abandi imyaka 400 nk'uko abo bibeshya si babi nabo gukosorwa nabo kugarurwa, ahubwo tukabereka ibibazo twakomeje guhangana nabyo bo bakomeje kwibwira ngo nabo guhaka abandi bahaka abandi bahakirizwa bagambanirana n'iki byose. Abanyarwanda mbega dufite umukoro, dufite akazi tugomba gukorera Uwiteka, dufite umwenda w'ibihugu bidukikije, dufite umwenda wa Afrika yose muri rusange kugira ngo yibohore ingoyi z'aya madini n'abagashaka buhake n'imigambi mibisha bakomeza kutugiraho. Uko kuri urwo rufunguzo aho turukura ni kuri basogokuruza babanye n'Uwiteka, nta wundi munore wese wari wabagenzura. Ubwo muri makeya ndamutse hari byinshi ntabashije gutangaho umucyo, wambaza nk'ikibazo sigitangaza, n'abandi bakazagenzura mbega amwe mu magambo menshi mu magambo dukoresheje. Ariko mumenye ngo u Rwanda ruri mu biganza by'Uwiteka, Rudahigwa ntabwo yarutuye Uwiteka akina. Kandi Uwiteka yakomeje kuturinda amakuba, nubwo benshi twapfushije, benshi tukanyura mu byago bitandukanye, ariko Uwiteka aracyaduha ubyiringiro avuga ngo ibyo nifuza kubagirira ni ibyiza si bibi, nzabaremamo imitima ibaha icyizere cy'ahazaza, ndabakunda. Ni kwirya jambo ry'Uwiteka rivuga, akatwihanangiriza ati muri abana banjye batatanye hakurya y'imigezi ya Ethiopia. Akaduha amabwiriza avuga ati mubarizwa mu gihugu gihinjije amabaki hakurya y'imigezi ya Ethiopia, hari akazi mugomba gukora mwebwe nk'abanyarwanda, kandi mukabimburira na bagenzi banyu, kuko abatatanye hakurya y'imigezi ya Ethiopia bari henshi, bari muri aka karere k'ibiyaga bigari, noneho bakwiriye hirya no hino ku isi. Turashaka ko tugaragaza ububasha dufite mu izina ry'Uwiteka, noneho akaba ari we uduhesha intsinzi nyayo ibohora imitima yacu. Rwa rwango rwari hagati yacu duhora twanganira ubusa kubw'imigambi umwanzi dufiteho, kubw'imbuto umwanzi yakomeza kutubibamo. Uwiteka arashaka kurandura iyo mbuto y'urwango n'urwikekwe no gusuzugurana, akatwimikamo imbuto y'urukundo, tugakunda bagenzi bacu, tukagira umurava wo kugarura isura y'Uwiteka mu batwitegereza mu buzima bwabo bwa buri munsi, kugira ngo 2027 nkuko nabigaragaje muri yo 6 abiringiye Uwiteka nkuko yatanze umucunguzi we akanyaga ubutware Satani hashize imyaka 4000 Adamu acumuye. 2024 hazaba hashize imyaka 6000 tuzatangira kurwana intambara zinesha bagashaka buhake. Izo ntambara zizatangirira hehe? Mu kurinda muri migambi y'abagashaka buhake n'amadini yabo. Nuko mu myumvire uburyo twumvamo ibintu izasumba kure inkubwe nk'inshuro 10, tukaba ku inshuro nyinshi zishoboka gutekerereza neza Afrika n'isi dutuye, ku buryo nabo bazungu hirya no hino ku isi bazatangira guhanga amaso aka karere dutuye, kuko kazaba kari kuzanira umugisha ibihugu byabo n'isi dutuye muri rusange, ariko byose bigakorwa mu migambi y'Uwiteka. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Ngira ngo iki kiganiro baratwihanganira wenda cyabaye kirekire, ariko ndifuza ko aya mateka twazayagarukaho kugira ngo bayumve neza, noneho tugasesengura buri kantu. Ariko ikibazo cya nyuma tugana ku musozo, wavuze uti kane hari ikisobanuye. Ubwo tujye tubona umubare wose kane, wavuze uti 2027 nibwo hazaba hashize imyaka 6,000, ubwo ni ya 6 ho mu migambi y'Uwiteka ndetse noneho. Yego, ubwo
wenda urugero turi mu kwezi kwa munani no kwa cyenda ukwa munani kwa karindwi wenda duhuje na buri mubare byo nta kintu byabisobanuye duhuje buri mubare nuko iyo mibare irahuye n'ubundi irahuye ariko ni amapiyesi atandukanye ariko ahurira hamwe akabyara ikintu ahurira hamwe akabyara ikintu ubundi cyane cyane arega buriya batazakubeshya buriya icyo bita eliminati cyangwa se iyi miryango ikorera mu ibanga abafirimaso n'iki iyo mibare nabo barayikoresha kuko bazi ikihatsi icyo ari cyo urumva kane bivuga kwiyemeza no kwizirika ukagera ku byo ushaka 100%. Urumva apana 99 apana ibyo gutanga impamvu ngo nageze kuri 80 ngo ukiha amashyi ngo nagerageje bigereho 100%. Urumva gatandatu ivuga kuba uraho uri aho ugomba kuburi ukabinyangamugayo ku buryo bwuzuye ubwo mu gihe cyanyacyo urumva karindwi ivuga kuba umunyakuri ukuri uzarebe mu butabera mu nkiko bakoresha utsinze n'uwavugishije ukuri kugaragaye ko yakoresheje ukuri niwe utsinda rero ukuri karindwi bivuga ukuri kugomba kuba ubutabera ubwo butabera tukabwiha kandi tukabuha n'abandi tugakoresha ukuri ukora akaba ariko kuducira urubanza kuba umucamanza kuko Yesu Kristo niwe nzira ukuri n'ubugingo Yesu Kristo ukora akaba ari kuba umucamanza manza muri makeya ibintu by'uburiganya bigashira mbega tuzagenda tubitangaho umucyo uko uzaba turutse kuwiteka kugira ngo turusheho gufataniriza hamwe yego twese rero duhanga amaso uwiteka tuyakure ku bantu mu gihe gikwiriye kandi dufashanye kugira ngo tugere ku bihambaye urushijeho kuba iby'igikundiro ndababwiza ukuri uko aya makuru ajya ahagaragara muzasanga iby'ubugarasha abanyarwanda muzasanga iby'ubugarasha bitagifite agaciro ari inkuru ishaje muzasanga inzangano kwanga bariya ubaziza ubujiji bafite kwanga bariya ubaziza ubumenyi buke bafite ku kintu ibyo bizashira ahubwo dufataniriza hamwe guhugurana no kwitangira kabone naho byasaba kumena amaraso no kwitangirana kugira ngo bagenzi bacu barusheho kumenya ukuri kuzarushaho kugira umusaruro abanyarwanda n'abanyarwandakazi bahazaza badukurikiye twebwe nk'abanyarwanda turiho ubu ngubu reka tugushimire urakoze cyane gusa tuzakomeza kugenda tugaruka kuri iki kiganiro kuko ni ibintu nyine utavuga isaha imwe ngo birangire ni nayo mpamvu ubu yarenze niyo mpamvu nakomeje kuvuga ko bakwiye kuba batwihanganira reka rero tugushimire ubwo wenda bashonje bahishiwe ubutaha nitwongera kukubona nabyo tuzabikomozaho kugira ngo wenda bibafashe gukomeza kugenda basobanukirwa urakoze cyane rero reka dushimire n'abadukurikiye amahoro y'Imana bane namwe mwese. Amen.